nyakubahwa minisita ko nabonye ibi bintu bisa nkaho bishobora guteza kutahuza kuko igihe cyose wabonaga ihuriro ry'amadini n'amatorero mu Rwanda yari umufatanyabikorwa ukomeye cyane wa leta niba aracyari ntaho yagiye niwe ko numvise se bamwe barimo kuvuga amagambo asa nkaho harimo amarangamutima andakaze n'ibindi murabigenza gute murongera muhure muganire basobanukirwe neza ese mujya gukora iyo operasiyo mwari mwabanje kubiganiraho biragenda bite ko twifuza ubwo bumwe bwari buhari mu gusana imitima mu kubaka igihugu byari ibintu byiza ubona bishimishije none nkaba mbona hajemo akantu kameze nk'agatotsi biragenda bite icyambere ndagira ngo bari impungenge nta gitozi gihari hagati y'imikoranire hagati y'inzego za leta ndetse n'amashyirahamwe y'amadini ndetse n'amatorero ahantu hari isuku ntabwo ari imikungugu itumuka ibyo nibyo biri mu mabwiriza kandi ibyo babyumvikanye hashize imyaka nta n'uwatubwiye ko byamunaniye wenda batumiye igihe aho buri bamwe ko byarakoze ibyerekeranye na sound proof nabyo bisobanuke ni ukuvuga ngo urusengero ahantu hasengerwa murabizi nta banga ririmo hari rwose murabona ko hari insengero ubona imisengere isaba sinzi niba ari ko mabwiriza babivuga cyangwa ariko Imana yumva bisaba ko bavuga cyane usanga hari imizindaro hari za mikoro hari ibiki bisakuza usanga iyo biri muri karitsiye rero ahantu batuye bibangamira abaturage kubera ko ngo mubizi hari amabwiriza agenga ibintu byerekeranye n'urusaku ahantu abantu batuye mu rwego n'inzu bayisengeramo ikwiriye kuba niba koko niba isakuza niba hari ibintu bisakuza bigiramo harimo amajwi menshi hagomba kuba hari uburyo bwo kubuza ayo majwi kuba yarenga ibyo amategeko yemera ibyo ni ibintu bihari kuvuga ngo ntabwo bivuga ngo byanze bikunze ni sound proof zubatse hari aho zigomba kuba zubatse kuko nta kundi byagenda hari naho usanga uburyo byubatse ubwabyo n'imisengere yabo nta kibazo biteye ntabwo nzajya mu musigiti abayisilamu tuzi neza ko badasakuza ngo tubabwire ngo inzu yawe igomba kuba irimo sound proof ibyo ntabwo byashoboka ariko hagomba kuba hubatse ku buryo ibikorerwamo bidateza urusaku ibyo niba barabyapreshetinga bakareba kandi abantu barabizi ababisanzwe barabizi abatarabisabwe barabizi ibyo ni ibintu bisanzwe nta kintu gisanzwe kirimo hari igihe tubihindura ikibazo ngo abantu baje ngo sound proof ahantu hose wadusaba ibi n'ibi oya rwose ni ikintu gisobanutse kinumvikana wanasobanura umuntu akacyumva nuko amategeko agenga urusaku arazwi mu gihugu cyacu haba utubare haba ahantu hahurira abantu benshi ibintu bikomeye n'ibindi habe kuri buri bigiriye ni ibintu bizwi bisanzwe tugenderaho dukora ibyo nabo barabisabwa n'ibyerekeranye na parking ni kimwe n'ibyerekeranye na parking ni ukuvuga ngo hagomba kuboneka ahantu hisanzuye abantu bashobora gukoresha niba ari abantu bakuterera imodoka bakaba babikoresha ariko nk'uko mwagiye mubivuga ibyo bintu ntabwo ari mekanike biri aho ngaho ariko aho bikenewe zigomba kuba zihari ikindi ni uko hagomba kuba rero hari imirindankuba ni ngombwa mwawuziho imirindankuba ni ikintu kiri kapitali murabizi hari imihindagurikire y'ibihe hari ibibazo bisigaye bivuka hari agisida tumaze kubona nyinshi bitewe n'inkuba ni ngombwa rero ko ahantu hahurira abantu amagana n'amagana rigiriye buri munsi aho hantu hagomba kuba imirindankuba ndetse n'ibindi bintu byangombwa bigize ibyo ni ibintu ni checklist bazi banabwiwe hashize imyaka 5 ku buryo gusaba ko rwose abantu bagerageze kutwumva natwe dufite inshingano nabo bafite inshingano hari n'uburenganzira bafite twubahiriza ariko uburenganzira bujyana n'inshingano umuntu afite iyo yamaze kubikora neza kandi nta kindi kibazo dushobora kugirana n'abantu ikindi tusabwa ni ukuba hari ibyangombwa bitewe n'amategeko bijyanye n'imiturire nabyo by'impamyabumenyi nuko mu mategeko nuko banahawe igihe nuko guhera ku bantu bayobora ikintu gisa nk'amaparuwasi ndetse no mu yandi madini hari ukuntu biri kivara abo bantu bakwiriye kuba ntabwo rwose mwahoze mubivuga neza ntabwo uyu munsi turi muri 2024 ni umunsi kugira ngo uyobore abantu hari icyo bigusaba imitambo y'ubumenyi bigusaba wigisha iyobokamana wakira abantu wakira imiryango wakira abantu banyuranye hari ubumenyi butangwa ugomba kuba ufite bwiyongera ku muhamagaro ufite kugira ngo umuhamagaro wawe ugirire koko akamaro
abo dukorera. Niyo mpamvu mu bisabwa harimo impamyabumenyi y'iyobokamana kandi ibintu byumvikanyweho abenshi baranabikoze ni benshi banabifite. Niyo mpamvu tuba tugomba kugenzura ngo turebe kuko babyubahirije kandi igihe bari barahawe n'uba gihagije kugira ngo babikore. Ibi byose birebwa. Ahasigaye ikindi rero ni uko izindi nyubako byo twanabifiteho ikindi kintu tuzajya dukwiye kuganiraho n'abana bigisha. Mumaze iminsi mubona ubutumwa ugenda wita kuri social media cyane cyane bikunda ndetse n'ahandi, aho usanga hari abahitisha n'ubutumwa ubona rwose ukibaza niba ari Imana yabatumye cyangwa se niba ibyo bitumye, ugasanga ni ibibazo. Ibyo byose ikintu navuga bizana akajagari muri sosiyete cyangwa se ubutumwa navuga bubangamiye ituze ry'abaturage nk'inzego zishinzwe gusaba abantu babizana bakabivanga n'imyemerere ndetse no kwigisha ko nabyo babireka kuko nabyo basubira tubireba. Nyakubahwa Minisita, uvuze ku kintu wenda kukubaza uyu munsi wa none amatorero wenda mu buryo buri fiziko atujuje ibyangombwa murayafunze, ariko uyu munsi wa none umuntu ashobora gukora itorero rye riri vacyo akarishyira kuri social media. Ibyo nabyo murashaka kuzajya kuregulatinga social media? Murakoze. Hari icyo bita kuregulatinga social media. Ibyo nta nubwo tubishinzwe ibintu, ariko kuba dushobora gukurikirana umunyarwanda wakora icyaha cyangwa se wakora ibintu binyuranye n'amategeko ahari mu gihugu ayikoresheje social media, ndumva igihugu cyacu gifite ubushobozi bwo kubikurikirana binyuze mu nzego zibishinzwe. Okay, Mutabaruka, hari ikintu yifuzaga kubabaza Nyakubahwa Minisita? Minisita mwaramutseho? Mwaramutse neza Mutabaruka. Hari ibintu kugarukaho n'abantu bavuga bati ariko se ko ibyo bisabwa ku nsengero nibyo ni ngombwa ku bijyanye n'isuku cyane n'izo mirinda nkuba, baba batari ko si inyubako za leta zo utugari imirenge imwe n'imwe byo ko usanga bidahari n'ibihari byarashaje byarapfumaguritse byarazibye. Ibi byo ntabwo leta ibibona? Nyakubahwa Minisita, abo ni bo kuvuga Mutabaruka. reka Mutabaruka wenda yongere. Narimbajije muranyumva noneho? Ndakumva rwose, ndakumva neza cyane. Hari ikibazo kiri kugarukwaho n'abantu baravuga bati bisabwe insengero nibyo birakwiriye nk'isuku kuko ntabwo abantu benshi bahura ahantu nta suku yari bashira. Aho batari ko se ku tugari two tutagira n'imisarani umwana yiwe bafite ikaba rimwe wenda yo hanze idakingwa yuzuye umwanda, ibigo nderabuzima, inyubako z'imirenge, ku bigo bimwe na bimwe bya polisi, ahantu henshi hahurira abantu mu mabanki, ibi byo ntabwo leta ibibona? Rwose ibyo uvuga tubishyire muri context ni ukuvuga ngo ntabwo ni nka byo kuvuga ariko ngo kuki uko ukurikirana umunyamakosa kandi abanyamakosa benshi, icyo nicyo waba ugiye kwirengagiza kubera ko ibintu byose birakurikiranwa. Ni ukuvuga ngo inyubako za leta, ufashe urugendo turimo ukareba igihe tumaze, inyubako za leta tugerageza ibishoboka byose kugira ngo zose zigire standard, zigire isuku, zigire ibintu byose bikenewe kugira ngo ahantu hatangirwa serivisi habe heza. Ugiye ku turere uyu munsi uturere dufite, ukajya ku mirenge myinshi dufite, ukajya mu tugari ko turi kugerageza twubaka twose kugira ngo bigende mu bikore gutyo aho hose, aho wavuze mu mavuriro n'ahandi. Ibyo byose turabikurikirana ku buryo bwose bushoboka. Gusa iyo ugiye gukora komparizo ukavuga ngo aha naho habonye umwanda, ntabwo tugari twose tubaho umwanda. Ahari umwanda ayo ni amakosa kandi natwe aho babitugaragariza aho twabibona turabikurikirana. Aho rero dushoboye hose, aho tugeze hose tubonye hari umwanda, nta hantu na hamwe hemerewe kuba umwanda ku gihugu, haba ku karere, haba ku kagari, haba nyuma ya leta, haba ku bitaro, haba no mu rugo rw'umuturage, nta hantu na hamwe hemerewe kuba umwanda. Kereka n'umbwira ngo kubera ko mu ngo z'abaturage naho hari ahantu hari umwanda, ubwo ahandi hantu hasigaye naho tumwe kwareba kubera ko n'umugozi w'abaturage harimo umwanda. Ibyo ntabwo bishoboka, ntabwo twabikora. Kubera ko hari utubare tumwe dufite umwanda, kubera iyo mpamvu ngo ntimugenzure noneho no ku bigo nderabuzima, ngo ntimugenzure n'aha. Ibyo ntabwo bishoboka. Ahantu hose tubonye umwanda
tuhafatira imyanzuro ikwiriye bijyanye n'ibyo amategeko ateganya, bijyanye n'ibyo twumvikanyeho. By'umwihariko rero aha ngaha ibyo turi gukora uyu munsi ku nsengero, nta nubwo nk'uko dutandukanye ibintu bibiri, hari ibintu bireba amadini n'amatorero nka organization, hari ibintu bireba inyubako ikorerwamo ibintu byitwa gusenga. Ibyo bintu byo tumaze muri iyi minsi tureba ni inyubako zikorerwamo amasengesho, uko zigomba kuba zimeze bitewe n'umwihariko wazo, abantu zakira uko bangana ku buryo biregiriye ku buryo buhoraho, ndetse n'ibyo bisaba kugira ngo abo bantu koko babe bakorera ahantu hari umutekano, ku buryo dukora tubikora mu rwego rwose rwo gufasha abaturage bacu kubona serivisi nziza bahabwa n'amadini n'amatorero, kugira ngo zitangirwe ahantu heza kandi bidakuyeho ko n'ahandi hantu hari ibibazo naho tuhakurikirana. Ntabwo tureka no gukurikirana aho twabonye ngo kubera ko hari n'ahandi ngo hashobora kuba hari ibyo bibazo, hose arakurikiranwa kandi agakurikiranwa mu buryo bugenwa n'amategeko ndetse n'amabwiriza ahari. Nyakubahwa Minisita, ko nabonye ibi bintu bisa nkaho bishobora guteza kutahuza, kuko igihe cyose wabonaga ihuriro ry'amadini n'amatorero mu Rwanda yari umufatanyabikorwa ukomeye cyane wa leta. N'ubu aracyari ko n'aho yagiye niwe ko numvise se bamwe barimo kuvuga amagambo asa nkaho harimo amarangamutima andakaze n'ibindi. Murabigenza gute? Murongera muhure muganire basobanukirwe neza? Ese mujya gukora iyo operasiyo mwari mwabanje kubiganiraho biragenda bite? Ko twifuza ubwo bumwe bwari buhari mu gusana imitima, mu kubaka igihugu, byari ibintu byiza ubona bishimishije, none nkaba mbona hajemo akantu kameze nk'agatotsi. Biragenda bite? Icyambere ndagira ngo bari impungenge, nta gitozi gihari hagati y'imikoranire hagati y'inzego za leta ndetse n'amashyirahamwe y'amadini ndetse n'amatorero, bitabujije ko umuntu ku giti cye kamutaye mu budafite n'aho ahuriye n'ubwo buyobozi ashobora kuvuga ibyo ishakiye. Ibyo birashoboka, ariko icyo tuzi cyo ni uko abayobozi b'amadini ndetse n'amatorero ari mu gihugu ni abafatanyabikorwa bakomeye ba leta, kandi bazakomeza kuba abafatanyabikorwa bakomeye ba leta nk'uko tubizi. Leta yacu uburyo iteye, ibyo yemera, ibyo ishingiyeho, ntabwo tuzi ko ntabwo dushobora gukora twenyine. Leta, inzego za leta zikora mu bwuzuzanye n'imiryango itari iya leta, hamwe including n'iya miryango ishingiye ku kwemera. N'abafatanyabikorwa bacu bakomeye ku buryo gahunda zose tuziganiraho mu buryo tuziranyeho, barabizi. N'ubu ngubu babajije barabizi ko hari consultation dukora hagati yacu nabo, duhura igihe cyose bibaye ngombwa, turahura tuhaganira ku bintu byose bitureba kandi biduhuje, kandi no kuri iki gikorwa nacyo niko bimeze. Twabashimira Nyakubahwa Minisita. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza. namwe. Munagize ati uzu tubari na za resitora ziri imbere ya gare ya Kimironko, tuwarete zaho zibonye uri umuyobozi wahita wegura. Nta saha ishize umuntu ahanjyanye nzi ngo ni hazima mpita mpacika. Mutabaruka, nababwiye ko tutari bukore komparizo. Niba ibintu ari bibi tubirwanye byose. Umwanda uri muri resitora ni kimwe n'umwanda uri mu itorero, ni kimwe n'umwanda uri ku kagari. Ibyo tugomba kwiha standard, kuki ariko twumva ko tugomba kujya mu bintu biri substandard. Ibyo nibyo tugomba kubyemera. Umwanda aho uri hose ntabwo ari umuco wacu. Waba uri ku kagari ni kwitwaza, niyo mpamvu ntakunze gukora komparizo y'utubari n'insengero, kuko n'ibintu bibiri byose bifite ibyo bikora bihabanye. Nta byo byo kuvuga ngo kugira ngo ntekereze Imana akabari ndi mu rusengero, ngo naba mu kabari ntekereze urusengero. Ibyo tubivaneho. Uyu munsi wa none ahantu hose ahurira n'abantu, hano bafungiye uturesitora turarira, bafungira utubari. Ejo bundi numvaga hano ni hehe umanuka urenze control technique, umanutse nko kuri Ferwafa, bari barafashe ubu bari Nyabisindu, numvise abariraga. Ibyo rero nibyo nabwiraga umunyamakuru, ntabwo wakoze witwaza ngo abizi ko amabwiriza atabyemera yanze akajya kurira. Reka twumvikane, ntabwo igihugu gishobora kuyoborwa gutyo. Reka twemere. Nabwiye abakristo, ngewe nk'umukristo mbabwira yuko kubaha biruta ibitambo. Reka twubahirize ibyo dusabwa, biri mu neza. Aba bakristo bazi wawe ntabwo ari ubayobora, ni inshingano za leta kuko n'abaturage bayo. Tumvikana icyo kintu abantu banacyumve, ntitubigeho n'impaka. Birashoboka ko kwihangana bishobora kwanga,
ariko ndatekereza yuko niba bagusaba gushyira muri nkuba mu myaka 5 bari baguhaye birakurinderega nawe birakurinda kuko ntuzashobora kuzabwira abantu ngo uzahamagara Uwiteka barinde inkuba wowe niba wakoresha ugashyiraho umurinda nkuba Imana ikorera mu bantu ibi bitubwira yuko tera intambwe 199 ziguterera ariko nanone nibavuga utu tubari dusakuriza abantu byaragarutse utwo umva nkubwire uyu munsi hano abanyamakuru nibo biganje babaze ikibazo ngo cy'indangururamajwi ziri hejuru y'imisigiti zongeye gutangira gusakuriza abantu reka nkubwire ikintu kimwe ntekereza yuko icyo ari cyo cyose gihabanyije n'umurongo ngenderwaho kigomba gukurikirana sibyo utubari umunsi wa none ntago akabari gafite uburenganzira bwo gushyira abantu muri gahunda badasangiye kimwe n'urusengero kimwe icyo nakubwira cyo ni kimwe nuko uko biri kose iyo ushaka guhangana n'itegeko niwe uvunika kurusha ibyiza rero ni ukubaha nibyo byari bivuga ko kubaha biruta ibitambo rwose reka mbabwire tugeze kuba flexible ntitugendere mu kintu cyo kuvuga ngo kuko ntibyumvikana ko bafata abakristo b'abandi abakristo ba leta nta leta ngo bafate ubajyane mu nzu y'inkoko mu kizu cy'inkoko bashyiremo no seriously tugomba kubaha n'abantu n'Imana tuyubaye ibyo ngiye ndatekereza yuko byumvikanye uko biri kose buri muntu wese niyirebe inzego zifashe n'aba bakristo bazo kuko batanga serivisi nziza kugera ku byo urumva basabwa kandi mu buryo bunoze yes sinzi niba hari ikindi mushaka Angela hari icyo ushaka ntacyo wowe hari icyo ushaka wamuganga aba leta ntundi se nabana handara ba bishop reka mbe ko bwire bishop umva se bishop niwibeshye bishop ni wa leta abakristo n'aba leta ubutaka busengerwaho ni ubwa leta n'aba Yesu Yesu abaragije abantu be leta ntabwo bizi nako icyo bita divine right theorem ko ubutegetsi reka mubwire rero ibyo byanakugora kuko na Yesu Kristo leta yamuciriye urubanza kugira ngo umenye ko leta ibigufite ububasha hari akantu umuntu ambaje kujya gusorezeho ni inkuru mbonye banditse ziri i Burera abagabo baho ngo bakubita abagore babaziza guteka ibiryo bibi baba bahashye se bahaha ibyo byiza mise mvuganye bibi umugabo akana kubera ibiryo niko akaba kuri iki gihe rero se ndatukanye aho byiza kuko abagabo mbabarire tugerageze duharanishe bari kuba abagabo kuba umugabo ntago ari genda kuba umugabo bundi byakaye birango n'umugore ashobora kuba umugabo birango n'ibikorwa akora rero umugabo uvuga ngo umugore atetse ibyo kurya bibi ashobora kuba atanabihashye niba abana bihashye warwanira ibiryo abana se bakarwanira umugabo arwanira ibiryo rero